barimo nta basiriya barimo Isirayeli gusa niyo yari igenewe ayo mategeko. Ntabwo rero Imana izabaza abasiriya amategeko cyangwa ibaza abakarudaya amategeko kandi tarayabaha. Abeli, Adamu na Eva bari bane. Kayini yica Abeli hasigara batatu. Muri miliyoni 10 havamo miliyoni 2 n'igice kuko umwe ni kimwe cya kane cy'abantu bane. Bari bane. Adamu, Eva, Kayini na Abeli bari abantu bane. Hapfuye Abeli hari hapfuye umwe ku bantu bane, hari hapfuye miliyoni 2 n'igice kuri miliyoni 10. Emye mu bakobwa kugira ngo isenye umuryango. Iyo rero umugore abaye ikigoryi urugo rurasenyuka, ariko iyo umugabo abaye ikigoryi urugo ruhoraho. Hari ikibazo se? Iyo Satani ataremye inzira mu mugore akayireba mu mugabo, umugabo ikigoryi atyo ariko urugo rukubakwa. Umugore icaba asaba amafaranga gusa kugira ngo abana babeho, ariko umugabo nuwama amafaranga ntiyarera abana. Biragaragara ko Satani yahamije imanite abantu. Yaraba 14 umurongo wa 17 itangiriro haravuga ngo atabarutse avuye gutsinda Kedo Ruwameri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusanganira mu gikombe cy'ishabe, nico gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Uyu ni wari umutambyi mu ngo bya Edeni. Hano haravuga ngo amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyirijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Byanditswe mu Baheburayo neza noneho. Bakunzi ba Izabisoza TV tubahaye ikaze nanone, twongeye kubana kuri uyu munsi nkuko tubana buri munsi kuri Izabisoza, dusaba Imana kugira ngo ntibyitwe izina gusa, ahubwo tubona abantu binjira mu masezerano yabo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Twakiriye bene data bari mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Burengerazuba n'Iburasirazuba, tutibagiye umujyi wa Kigali turimo, kandi ntago twakwibagirwa inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, intara y'abadiaspora. Turabakunda, turabishimiye. Hari abari muri Amerika, aho bita Texas, hari aho bita hari abari muri Suwede, ba Kanzayire n'abandi bene data bariyo. Hari abari muri Canada, mama Pasteur Beata. Hari abari mu Buruseli, bitwa ba Evangeliste Marie, ndetse n'abandi aho muri mu mpande zose. Abari Burundi, abo duturanye bose bumva Ikinyarwanda, tubahaye ikaze muri ibi biganiro. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Muri uyu mwanya turi kumwe n'umukozi w'Imana, Dr. Pasteur Mpazibirego. Reka mbere yuko tukomeza gahunda abanze ashimira Imana, hanyuma tubone gukomeza. Nanjye nongeye gushima Imana kuko ndi imbere yanyu. Ni Dr. Pasteur Mpazibirego Pierre, uvuki Masisi, Ihumure. Isoko ryacu ni Ingungu, Groupe Mani Karuba. Ngira ngo ibyo birahagije. Data akomoka mu Ruhengeri muri komine Mukingo, yimutse muri 47. Nje navutse muri 59. Mvukira Ihumure muri Groupe ya Karuba. Isoko ryacu ni Ingungu. Umuntu wageze aho ngaho ndamurangiye neza. Ni Dr. Mpazibirego muri theology ugiye kubagezaho ikiganiro. Nkaba nkora umurimo wo kwigisha mu mashuri ya theology ya universite, aho bampamagaye hose, aho bantumiye hose, ariko nkaba ncumbitse hano i Kigali. Imana iduhane umugisha. Iwacu ni Masisi. Murakoze. Amen. Nadusengera Imana. Dr. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza kutwemereye kugira ngo tuganire ijambo rye dusangiza bene data batwumva. Waravuze ngo 2 bari cyangwa 3 bateraniye mu izina ryawe uri hagati yabo. Abarabyumva barenze 2, abarabyumva barenze 3. Ufite ibyiringiro ko ijambo ryawe riragera kuri benshi, kandi twese tukaryumvira gukora umurimo wawe. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabigeze ku bantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Natwe turi kugeza ishimwe ryawe ku bantu benshi kugira ngo bazabashe kubigeza ku bandi, bityo ubutumwa bwawe bwamamare mu mahanga yose, kandi bigere no kuba hirya y'isi. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane Dr.
mutangiye murasa ku ntego y'icyifuzo abantu banditse muri komenti mu biganiro mwaduhaye ubushize. Abantu bari bajije ngo Dr Mpazibirego ninde, ni muntu ki? Noneho muza kureba kuri komenti hari naho bagira bakavuga ngo n'iryo zina ubwaryo, iryo zina Mpazibirego, bati se n'izina ry'ababyeyi. Mpazibirego ninde? Hari ibihe mwigeze kutwigishaho rimwe mutubwira ibihe bitatu umuntu abaho. Muri ibyo bihe se mwaba muri mu gihe cya kangahe, mwaba muri mu gihe kimeze gite? Karibu nyakubahwa Dr. Izina Mpazibirego inkomoko yaryo nta handi, ntabwo ari kure, nuko navutse data ari mu nzu y'imbohe, akaza kuzafungurwa agasanga ndiho, niwe yanyize Mpazibirego. Mpazibirego ntabwo ari nje uhazi ibirego, ahubwo ni data baregaga. Ni ukuvuga ngo niko risobanura. Naho ibihe by'umuntu anyuramo, ndashaje nyine, ndi mu gihe bakita kuba ari mu isi cyo kwiheba. Kuva ku myaka 61 kugeza ku 100 bacita igihe cyo kwiheba, ariko muri Yesu Kristo nta wiheba kuko tubeshwaho no kwizera. Ariko umwana wavutse kugera ku myaka 17 ni igihe cy'ubujiji, aragaburirwa ntamenye iyo bituruka. 18 kugera kuri 47 aba ari icyiciro cy'imihigo. Iyo udakize ugeze ku myaka 47 biba biri kugucika, abasigaye gukizwa n'abakwe cyangwa gutoragura cyangwa uko Imana ikora igitangaza, ariko biba biri kukuva mu maboko. Ibyo wakoreye mu maboko yawe yari bikwiriye kuba bikugejeje ku ntego no ku bukire wifuza. Naho 48 kugera kuri 60 ni igihe cyo kwicuza. Umuntu wese atekereza ko uko abayeho yahisemo nabi. Yaba utuye mu Rwanda yumva ko yatura muri Kenya, yaba uworoye inka yumva ko iyo yorora ingamiya, yaba uwarongoye muri Kongo yifuza ko ari kurongora mu Rwanda, yaba wize mekanike yifuza kwiga ubucamanza, yaba uwize amategeko yifuza ubucuruzi, yaba uwize ubucuruzi yifuza ubupasiteri, yaba yifuza ubupasiteri yifuza igisirikari. Akaba ari byo biri kurwarira mu mitima yabo, ariko bagaceceka. Ariko ni igihe cyo kwicuza kuva kuri 48 kugera kuri 60. Ubwo rero kuri 61 kugera ku 100 niyo ndimo. Naho unamukababara, wavuga ukababara, wakwiruka ukababara, wasimbuka ukababara, waganira ukababara. Bamwe bagasigarana kurya ntibababare, ariko bakaba bari mu kaga. Kuko iyo ukora ibintu byose ukababara, warya ntubabare, uri mu kaga. Ibintu byo gusengera ushobora kurya utagikora. Mu Bashinwa no mu Buhindi no mu Bayapani, uwagiraga imyaka nk'iyacu bamukubitaga agafuni kugira ngo ubwo atacinjiza n'ubundi ye kurya. Ariko mu tegeko nshinga barikuyeho. Ubasigaye bareka umuntu akisazira, haba mu Buhindi, mu Bushinwa, haba mu Buyapani. Ariko kera kwari umeze nkanje, kwari ukumukubita agafuni uko atagikora. Utagikora rero ntakarye. Yanditswe mu Batesaloniki ba 2 igice cya 3 umurongo wa 10 ngo udakora ntakarye, niho basomaga. Ubwo rero wasaza bakagukubita agafuni. Murakoze cyane Dr. Imana igumugisha cyane. Nguwo Dr. Mpazibirego tugiye kuganira. Imana y'amahoro imuhe umugisha cyane. Turifuza kuganira ku bintu bijyanye n'uruhererekane rw'ibihe 7 byaranze isi cyangwa se bizaranga isi. Twagira ngo abadukurikiye kuri Zabisoza, kandi dushimiye Imana kuri Zabisoza ko twagize umugisha wo kubana namwe muri inzu y'ibitabo. Muri Imana ibaha umugisha. Turimo turategura igiterane cy'abakuze bari muri icyo gihe cy'iyo myaka. Nibwira ko tuzagira igiterane cyiza kandi kizaba kiryoshye, tuzakibagezaho. Murakoze cyane, mwadufasha kuri ubwo busobanuro bw'ibyo bihe 7 mwaba mukoze. Umubare 7 tuzasobanura imibare mu gihe kiri imbere, ariko usobanura icuzuye, kuzura kw'Imana. Ni ukuvuga ngo mu Gifaransa aravuga ngo ni perfection. 7 ni perfection. Iyo bavuga ngo imyaka 70, imiryango 70, ibyo 7, 7, kubabarira 7. Ni ukuvuga ngo hari ibintu 7, ibyo bivuye kuri perfection y'Imana.
ubwo Petero yabaje Yesu aramubaza ati mbese umuntu nancumura umuntu yamubabarira akangahe aramubwira ngo 7 kose. Yesu aravuga ngo yasi 7 kose gusa ahubwo ni 7 ka 70. yarashaka gusoza ibyumweru 70 7 ka 70 mumva 7 igihe cyinshi ariko 7 ni icuzuye cy'Imana. Nizo mpamvu yavuga 6 nyine aba ari umubare w'umuntu ku muntu washatse kwigereranya ngo yishire hejuru asingira Imana bikamunanira akagwa. Nizo mpamvu biba 6 7 nigishize ari 7 cy'Imana 7 k'umwana 7 k'umwuka wera 7 ka 70. Ahangaha rero hari ibihe 7 Imana yageneye isi. Itorero ryari riri muri conception Imana yari rifite muri yo mbere yo kugira ngo ireme umuntu. Itorero buri Adamu na Eva ni itorero. Igituma muri Matayo 18 umurongo waho wa 18 kujya kuri 21 havuga ngo abantu babiri aho bateraniye icyo bazasaba cyose bazagihabwa, kandi iyo bateranye bahuje umutima mba ni hagati yabo, bisobanura ngo abantu babiri baba batangiye itorero. Wigira ubwoba rero niba ufite itorero rifite umuntu umwe nawe ukaba wa kabiri riruzuye, abandi bazaza nyuma cyangwa barorere, ariko itorero ryemewe n'Imana rigomba kugira babiri kuko imihango y'igaburo yakorwa nta kibazo, ubwo itorero riruzuye. Imana rero imaze kurema umuntu, ntabwo Imana yaremye umugabo yaremye umuntu mu bitandukanye. Umugore ni umuntu n'umugabo ni umuntu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tureme umuntu ase natwe, hano mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu batware amafi. Babaye babiri kandi Imana itaramuha umufasha. Hano baravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Yarari kuvugwa nk'umwe, ariko hano ngo batware amafi yo mu nyanja. Ni ukuvuga ngo uwo muntu yaremye yari akiriho umugore n'umugabo. Ubundi umuhango wo kuvuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ntabwo Imana yavuze ngo si byiza ko uyu mugabo aba wenyine ngo tuvuge ngo noneho ni umugabo wari ukeneye umugore, ahubwo cyari igihe cyo gutandukanya abaremanywe. Izina rero Adamu mu Giheburayo risobanura umuntu, ariko izina mu Itangiriro igice cya 2 hepfo ambade page kuri footnote aravuga ngo umugabo muri Heburayo ni Ishi naho umugore ni Aisha cyangwa Isha. Bisobanura ngo iyo Imana imaze gutandukanya umugabo n'umugore, wa muntu habavamo umugore n'umugabo, nuvuga ngo umugore n'umugabo bava mu muntu. Iyo wishe umugore uburana umuntu, iyo wishe umwana uburana umuntu, iyo wishe umugabo uburana umuntu. Nta muntu barega kuri dosiye yo mu rukiko ngo yishe umugabo, bandika umuntu kuko undi ashobora kwica umugore. Ahangaha rero umugabo n'umugore ni umuntu, akiri wenyine yari umuntu, niwe witwaga Adamu. Burya Adamu mu Giheburayo bisobanura ngo umutuku, ibumba, amaraso. Umuntu, ibumba, umutuku, amaraso. Ni umuntu waremwe mu bumba, noneho ritukura. Umuntu waremwe mu ibumba ritukura, nuvuga ngo Adamu. Umuntu, amaraso, ibumba, umutuku. Umuntu waremwe mu maraso mu ibumba ritukura, nukuvuga ngo niwe witwa Adamu. Imana imaze gutandukanya havamo Ishi na Aisha cyangwa Isha, bisobanura ngo havaho umugore n'umugabo. Rero Imana imaze kurema Adamu yabonye ko ari ngombwa ko itorero ribaho. Icatumye ibona ko atari biza ngo wenyine, ntaho wari umugambi. Babaye babiri bahinduka itorero. Bari bafite umutambyi witwa Melikisedeki mu ngo bya Edeni. Melikisedeki yari umutambyi w'isumba byose. 14 umurongo wa 17 Itangiriro haravuga ngo atabarutse avuye gutsinda Kedo Ruwameri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusanganira mu gikombe cy'ishabe, nico gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Uyu ni wari umutambyi mu ngo bya Edeni. Hano haravuga ngo amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyirijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Byanditswe mu Baheburayo neza noneho bisobanutse
bari kusubira muri aya magambo aravuga hati Abaheburayo ni igice cya 7 aravuga hati Melikisedeki uwo wari umwami w'Isalemu n'umutambyi w'Imana isumba byose ni mu ngo bya Edeni ubwo wa wundi wasanganiraga Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuha umugisha ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose ubwa mbere izina rye risobanura ngo umwami wo gukiranuka kandi rya kabiri ryitwa umwami w'Isalemu risobanura ngo umwami w'amahoro ntagira se ntagira nyina ntagira abasekuruza kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo ahubwo ashushanya n'umwana w'Imana ahora ari umutambyi iteka ryose bisobanura ngo ubutambyi bwa Kristo ntibugira itangiriro n'iherezo. Adamu na Eva bari mu ngo bya Edeni ryari itorero rifite umutambyi ari we Kristo. Kino gihe cyo gutamba igitambo rero iyo habaye igitambo haba hari itorero. Itangira igice cya 3 umurongo wa 21 haravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irabambika harimbutse inyamaswa mu cyimbo cyabo. Ubwo Imana yamanukaga muri yango bya Edeni bumvise imirindi y'Uwiteka barihisha ariko ijwi ry'Uwiteka aravuga ngo Adamu uri hehe? Aravuga ngo numvise imirindi yawe ndihisha kuko nambaye ubusa. Ijwi riramubwira ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa kumenya wariye kuri cya giti? Ahangaha Imana yashakaga ko bihana bakababarirwa ahubwo baterana umupira. Yaba Adamu arega Eva arega inzoka. Aho Adamu atapfukamye ngo Imana imubabarire na Eva apfukame, Imana igiye kubaza Eva ati rata wowe ati ni inzoka waremye ntabwo byaturutse kuri nje kugwa kwabo kutebutse kubakurabaye. Ariko Imana kuko ari inyembabazi igihano cy'Uwiteka cyateguye ntabwo gisibanganya imbabazi, ariko Imana yateguye ko n'imbabazi zidakuraho urubanza. Icyo gihe Imana irabababarira ibaremera igitambo cy'ibyaha byabo, ibaha itungo, ifata imyambaro y'impu irabambika kugira ngo yishe ubwambure bwabo. Ahangaha rero ryari itorero. Imana rero kuva yarema Adamu na Eva kugeza igihe yakoreye icyaha cyari igihe cyitwa ubuziranenge. Maze kurema Adamu na Eva batarakora icyaha cyitwa igihe cy'ubuziranenge. Cyari igihe kirimo imirimo ibiri gusa, umurimo wo guhinga no korora niyo mirimo yagenewe abaziranenge. Ahangaha rero turebonye uko Imana yatambye igitambo kugira ngo ibacungure mu ngo bya Edeni bamaze gukora icyaha. Tubona rero umutambyi iteka ryose ni umutambyi utagira itangiriro n'iherezo ni Yesu Kristo yarahari. Itorero rya Adamu na Eva ryari rifite Kristo nk'umutambyi ariko mu izina rya Melikisedeki. Nizo mpamvu ibyo bihe 7 Imana yageneye isi byose biri mu itorero. Byose ni itorero Imana yashakaga, ni itorero. Ahangaha rero bamaze gukora icyaha Imana yabatambiye igitambo mu ngo bya Edeni. Nicyo kivuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Ingo bya Edeni dufite ibyiringiro kuko tuzaja mu ijuru, ntabwo ihwanye n'ijuru. Yaririmo kurya, yaririmo kwituma bitazaba mu ijuru kuko nico Imana izadukiza cyambere. Ahangaha rero ingo bya Edeni yari amahoro ku isi, nta ntambara, ari umutekano gusa, ariko noneho hari gukora kuko bari bakeneye kurya, bagombye guhinga, bakorora, bakarinda ibiyirimo. Ahangaha umutambyi iteka ryose ni Yesu. Ariko bamaze gukora icyaha bava mu gihe cy'ubuziranenge binjira mu gihe cy'umutimanama. Icyo gihe Imana igabanya n'imyaka yo kurama. Bagombye kurama iteka ryose. Igihe Imana bavuga ngo mubyare mwororoke mugwire cyari igihe cya mbere y'urupfu. Bagombye kubyara bakororoka bakagwira ntibapfe, nabo babyaye ntibapfe kuko urupfu ni ingaruka y'icyaha. Bamaze kwinjira mu gihe cy'umutimanama noneho batangira kwiyobora ubwabo. Ubwo Imana isa naho itandukanye nabo. Byanditswe mu Itangiriro 3 umurongo wa 22. Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nkimwe yo muri twe yo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Ubwo kurama iteka ryose kwa kurahagaze. Kurama iteka ryose kwahagariswe n'icyaha. Umuntu yari kurama iteka ryose ariko guhagarikwa n'icyaha. Kimaze guhagarara Imana igeragereza ku myaka 900. Mwese murabizi ko
Metusera imyaka 969, Jeredi 962, Nowa 950, Adamu 930. Cyari igipimo c'abantu baguye batandukanye n'ubuziranenge n'ubwiza bw'Imana, ariko Imana ishaka kugira ngo nibitonda mu myaka 900 izabasubize mu gihe cyabo cy'ubuziranenge batakaje. Siko byagenze, ahubwo bakomeje kugwiza ibyaha. Usomye Itangiriro 6 ngo abantu barushaho kuba babi. Baravuga ngo abantu bamaze kugwira, abana b'Imana bitegereza abakobwa b'abantu kwari beza, batoranya mwabo barongoramo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi kwibwira kose imitima yabitekereza, ariko biteka ryose Imana yicuza kuko yaremye umuntu. Kw'Imana ijambo ry'Imana ravuga ngo umwuka w'Uwiteka ntazahora aruhanya n'aba bantu kuko ari abanyamubiri. Abanyamubiri n'abantu bazi Imana ariko bakayisuzugura, batandukanye n'abakamere. Ahangaha atandukana n'ubwiza bw'Imana, atandukana n'igiti cy'ubugingo cyagombye kumuhesha kurama, ubwo yinjira mu gihe noneho cyitwa umutimanama. Umutimanama ni igihe cya kabiri. Dogiteri mutarava muri icyo gihe, iki gihe tuvuyemo hari ijambo abantu bajya bibazaho, abo bana b'Imana bamwe aravuga ngo abamarayika baraza barongora abana b'abantu, abo bana b'Imana ni bande? Abo bana b'abantu se bo nabaye? Nizo mpamvu iki cy'abana b'Imana ni kirekire, ariko ndakivugaho mu ncamake. Abantu bamaze kugwira, abana b'Imana ni ukuvuga ngo Abeli amaze gupfa, ku isi higeze haba abantu 4: Kayini, Abeli, Adamu na Eva bari 4. Kayini yica Abeli, hasigara 3. Muri miliyoni 10 havamo miliyoni 2 n'igice, kuko umwe ni 1/4 cy'abantu 4. Bari 4. Adamu, Eva, Kayini na Abeli bari abantu 4. Hapfuye Abeli, hari hapfuye umwe ku bantu 4, hari hapfuye miliyoni 2 n'igice kuri miliyoni 10. Si 1/4 se? Niho habaye ubwicanyi buruta ahandi. Nuvuga ngo ubwicanyi buruta bwabaye ahandi bwatangiriye mu ngobyi ya Edeni, kuko hapfuye miliyoni 2 n'igice kuri miliyoni 10. Izo miliyoni ziravaye? Nuvuga ngo umuntu umwe kuri 4. Umuntu umwe kuri 4 nyine, iyo mibare bazitituma hazamo za miliyoni. Wandi kuvuga ngo umwe kuri 4 ni kimwe na miliyoni 2 n'igice kuri miliyoni 10. Ubwo rero abantu 4 bahombye umuntu umwe. Abantu 4 bahombye umuntu umwe. Bari bahombye ikintu gikomeye. Abantu 4 bagahomba umuntu umwe. Nk'abantu miliyoni 10 bahombye miliyoni 2 n'igice. Yego. Ubu bango iyo ubwicanyi mu ngobyi ya Edeni niho habaye bukabije kurusha ahandi. Ahangaha rero kuko bari babuze umuntu umwe mu bantu 4, bararize cyane. Adamu na Eva bararize cyane, ariko Imana yumva umubabaro wabo, irabashumbusha. Ubundi Adamu na Eva babyaye abana 24, abakobwa n'abahungu. Bibiliya ivuga bike mu byo twari dukeneye, ariko ibyo kurokora ubugingo bw'abantu byose birimo. Ibyo ubumenyi Bibiliya yavuze bike cyane, ariko ibyo kurokora ubugingo bw'abantu ngo bave mu byaha byose birahari. Ariko ibyo ubumenyi yavuze bike. Niba mu bana 24 havugwa Kayini na Abeli na Seti, ni bake cyane, kandi n'abandi dukeneye kubamenya. Yabaye igicamuke Kayini yaramaze kwica Abeli, ariko biriza Adamu na Eva cyane. Imana ibonye umubabaro wabo ibashumbusha umuhungu witwa Seti, kugira ngo bamurebe ibibagize umubabaro kuri Abeli. Ubwo rero Seti, kuko Adamu na Eva bakomeje kubyara abahungu n'abakobwa, ariko nyuma y'icyaha bavuye mu gihe cy'ubuziranenge, urupfu ruratangira, kandi rutangirira kuri Abeli. Ubwo none rwarakomeje ntirwahagarara. Nubwo babyaye abana 24, ariko bamwe bagiye bapfa abandi, ariko itegeko kwari ukurongora buri wese mushikiwe. Nta handi umugore yari kuva. Baravuga ngo Kayini ngo abigicamuke, ngo abinzererezi, ngo none yakuye umugore yarongoye mushikiwe. Adamu na Eva sindi bongeye kubyara abakobwa n'abahungu. Niyo mpamvu nibwira ko batabarwaga. Yarongoye mushikiwe na Seti arongora mushikiwe. Ariko Uwiteka yari yashizeho ingabano ngo mu rubyaro rwa Seti bazaba abana b'Imana, kuko mu rubyaro rwa Kayini rwiyononye bakaba bagiye kuhinduka abana b'abantu mubanga abanyabyaha. Imana ibabuza kugirana imishikirano. Amateka rero atubwira ko mu bana ba Adamu na Eva umuntu wabyaye abakobwa beza kurusha abandi ni Kayini, kuko bari bafite umutima mubi. Nta nico kibazo babajije umushumba wacu witwa Mpyisi. Baramaza ngo reka ngusabe inama, ngo umuhungu yakunze umukobwa,
nyuma baza kumubwira ko uwo mukobwa afite umutima mubi. Arongera arahindura akunda undi, ariko wa undi ntiyamuhakanira. Akunze undi asanga ntabwo afite ishusho nziza, ariko bamushimye ko afite umutima mwiza. None arabaza ati ko narasabye umukobwa ufite umutima mwiza ngasanga ni mubi, nararambagije umwiza ufite umutima mubi, umuntu ufite inararibonye yangira inama ngo mfate uwuhe? Yangira inama kurongora ufite umutima mwiza ariko afite isura mbi, ego no kurongora ufite umutima mubi ariko afite isura nziza. Umuzehe wacu aramubwira turi ikigoryi, wafata ufite umutima mubi ariko mwiza, kuko Imana ihindura umutima ntihindura umubiri. Ni ukuvuga ngo ahangaha Adamu yararize cyane amarira menshi, ariko Imana imushumbushe Seti aba ari we wandikiye kuzaba urubyaro rw'Imana, ariko Imana iramurera yemera kurongora mushiki we na Kayini arongora mushiki we. Abana bakomoka mu rubyaro rwa Seti bananirwa kwihangana, bagiye kurongora ntibarongora mu rubyaro rw'abandi bavukana bene se, kuko batagiraga abakobwa beza nka Kayini, ahubwo mu rubyaro rwa Kayini hakomeje kuvamwo abagome, ariko ishusho ikaba nziza. Baravuga ngo ntaco bitwaye, turi abahungu ba Seti kandi twitwa abana b'Imana, tugiye kurongora mu bakobwa ba Kayini, noneho rero tuzabigisha. Noneho bibagirwa ko iyo abantu bamaze kurongorana umugore agira imbaraga kurusha umugabo, barabyibagirwa. Kuko umugore adashaka abashitsi ntibaharara, ariko umugabo atabashaka baharara. Bigaragara ko umugore niwe ufite imbaraga, kubera afite inkono, niwe ibitahura ibyo kurya, akagira n'uburiri, ahakomeye hose hari muri we. Abiwabo w'umugore rero bakirwa neza kurusha abiwabo w'umugabo, kuko ari ufite ibikomeye. Umugabo iyo ashaka kugufasha yakujana ku resitora, ariko ntiyateka. Resitora si yakumarira ikintu atakwinjiza mu nzu. Nta mugabo rero utabinganzwa iyo bigeze kuri iyo ntera. Abana ba Seti baja kurongora abakobwa ba Kayini, bibwira ngo bazabahindura abana b'Imana, barigishanya, ariko abakobwa ba Kayini babarusha imbaraga, ahubwo barabigisha bahindura abana b'abantu. Aho kugira ngo bahinduke ubwoko bw'Imana bwubaha Imana, baba bagome. Niryo jambo ry'Imana hano rivuga ngo abantu bamaze gutangiye kugwira mwisi babyara abakobwa, ntibavuga ngo babyara abahungu, babyara abakobwa, kuko mu bakobwa arimwo Satani yaremeye inzira yo gusenya imiryango. Kuva kuri Adamu kugera kuri Samusoni na ba Ahabu bose, Satani yanyuriye muri Eva kugira ngo umuryango usenyuke. Satani anyurira kuri Sara kugira ngo umuryango usenyuke wa Aburahamu. Satani anyurira kuri Rasheli kugira ngo umuryango usenyuke wa Yakobo. Satani anyurira kuri Yezebeli ngo umuryango wa Ahabu usenyuke. Satani anyurira kuri Delila kugira ngo Samusoni asenyuke. Ni inzira Satani yaremye mu bakobwa kugira ngo isenye umuryango. Iyo rero umugore abaye ikigoryi, urugo rurasenyuka, ariko iyo umugabo abaye ikigoryi, urugo ruhoraho. Hari ikibazo se? Iyo Satani ataremye inzira mu mugore, akayireba mu mugabo, umugabo ikigoryi atyo, ariko urugo rukubakwa. Umugore icyo asaba amafaranga gusa kugira ngo abana babeho, ariko umugabo nuwamuha amafaranga ntiyarera abana. Biragaragara ko Satani yahamije imanite abantu yarabari. Ahangaha rero abana b'Imana n'urubyaro rwa Seti bibwiye ko bazihanisha urubyaro rwa Kayini, rurabananira. Rumaze kubananira abana babavutseho, ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wanje ntazahora arwanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri, nuko iminsi yabo izaba imyaka 120, kuko 900 irarambiranye yo gukora ibibi. Muri iyo minsi abantu barebare bari bakiri barebare, zari 6 banini mwisi no mu gihe cyo hanyuma. Abana b'Imana urubyaro rwa Seti bamaze kurongora abakobwa b'abantu, urubyaro rwa Kayini, babyarana nabo abana aribo za nkwari za kera, zari birangirire, byari bijeya. Hano babita Nefilimu mu gihe burayo. Nefilimu ni abantu barebare kandi banini. Aha rero bari bakiri n'inzobe, kuko nyuma mbere ya Nowa nta mwirabura wari wakabayeho. Ahangaha rero bari barebare, ari banini kandi ari inzobe. Uwo muntu yagira ubwibone koko. 6 uri muremure, uri inzobe, uri munini, uri jeya, ufite imbaraga. Noneho ubwo burebure bwabo n'ubwiza bwabo buzana ubwibone mu mitima yabo. Nizo mpamvu ubwibone kuko ni imfura mu byaha byaturutse kuri Satani mu ijuru.
ahangaha kwibona kwabo kubabaza Imana yari itegereje urubyaro rwubaha Imana muri Seti ariyo nona naje kurongora kwa Kayini noneho rezilita babyara abana bagome nk'urubyaro rwa Kayini aho batiganye urubyaro rwa Seti ngo bitwa abana b'Imana ryazina ry'abana b'Imana rirangirika imaze kwangirika Uwiteka yicuza impamvu yaremye abantu bari bamaze kuba ibihumbi 6 ku isi Imana iraselekisiona bararimbuka umwuzure hasigara 8 iryo jambo ry'Imana rirabivuga kuva rero Adamu akoze icyaha kugera kuri Nowa babyita ubutegetsi bw'abantu kugeza kuri Nowa Imana irongerera hembera ngo yubake itorero Imana itorero rya Aburahamu riranze none igiye guhemberera kuri Nowa ku ndirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo n'ubunatwe dufite iyo nkuge nagakiza twahawe na Yesu inkuge ni itorero inkuge nagakiza nizo mpamvu Nowa yaragiye gutangira itorero rivugurura rya Adamu uko yari uwa 10 ariko iryo torero naryo ririyonona rimaze kwiyonona rero nibwo Imana igiye guhembera kugira ngo ishakire itorero muri Aburahamu ico gishaka Nowa yabanje kurimbura abatari kuri Nowa ariko ishaka Aburahamu n'ubundi iyekarita yigiza y'abatari kuri Aburahamu kugira ngo ikure mu itorero Aburahamu nizo mpamvu bavuga ngo ni sekuruza wacu mu buryo bwo kwizera natwe turabura bana ba Aburahamu iryo torero rero ryo kuva kuri Nowa kugeza kuri Aburahamu baryita itorero ryitwa ubutegetsi bw'abantu niho habayemo umunara w'Ibabeli abantu bashabira ngo bagere ku Mana nabo bwari ubwibone ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani yashatse kuzamura intebe ye ngo ayigeze renga inyenyeri zo mu ijuru ahwane n'isumba byose n'ubwibone none n'abana bakomoka mu rubyaro rwa Nowa nabo bagiye kuvuga ngo twiyubakire inzu y'amatafari ndende igere mu ijuru wenda Imana ye kubana ijuru yonyine ngo twe tutatanire mu isi ahubwo reka tugero turebe ikiri kuryayo barazamuka ariko ijambo ry'Imana bivuga ngo bataragerayo Imana imanurwa no kureba iyo nyubako ibonye bafite umugambi bari bamwe bavuga ururimi rumwe bagakoresha amagambo amwe kandi bakumvikana kuco bateguye ngo ico bazashaka cyose bazakigeraho buri wese Imana mu rurimi rwe niho gutatana kwakomotse n'inkomoko z'abirabura zagiye zikomoka bitewe n'ikirere werekeyemo ubwo bose barazamba na ryatorera Imana yari gushaka kuri Nowa riba rirangiritse nicyo ciha igihe c'ubutegetsi bw'abantu hari igihe c'ubuziranenge Adamu atarakora icaha nyuma yo gukora icyaha ku rubyaro rwa Adamu kugeza kuri Nowa ni igihe c'umutima nama nyuma ya Nowa kugera kuri Aburahamu ni igihe bita ubutegetsi bw'abantu c'umunara w'Ibabeli bigaragambije noneho Aburahamu amasezerano baratangiye Imana itangirana amasezerano n'ubwoko bwayo bacita igihe c'amasezerano kuva kuri Aburahamu kugera kuri Mose ico gihe naco kibamo Aburahamu nkitorero ariko nabo ntibifashe neza ibibazo bya Aburahamu wateje Abisirayeli kuja mu Egiputa bakabona imyaka 400 ko atarenze ibitambo neza ni ikibazo caje kuba nyine cy'ingaruka y'ibyo Aburahamu yangirije n'urubyaro rwe bituma Abisirayeli baja mu bunyage ku masezerano imyaka 400 ahangaha rero igihe c'amasezerano nukuva kuri Aburahamu kugera kuri Mose igihe c'amategeko bose bajaga baragwa itoro rikananirana kubera kutubaha Imana Imana igeze kuri Mose itangira itorero hano byakozwe n'intumwa ibice ni 7 umurongo waho nuwa 38 haravuga hati 38 haravuga ngo kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi kandi yari kumwe na basogokuruza ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha ni itorero ngo hari itorero rya Adamu riratsindwa irya Nowa riratsindwa irya Aburahamu riratsindwa irya Mose riratsindwa none Imana iravuga ngo kuko bari gutsindwa wenda nuko ari abantu nje reka nge nigira umuntu kugira ngo itorero ritazatsindwa ndigira umuntu abari nje urihagararira yigize umuntu nibwo yabwiye Petero ngo Petero nawe uri Petero
kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero kandi noneho kuva uyu munsi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora ryo rizahoraho ntimugire ngo ni irya Adamu ni irya Nowa ni irya Aburahamu ni irya Mose ubu amarembo y'ikuzimu ntazarishobora ni itorero rya Kristo Yesu niryo rero twe mu gihe cy'ubuntu turimo ubwo hari igihe cy'ubuziranenge igihe cy'umutimanama igihe cy'ubutegetsi bw'abantu igihe cy'amasezerano igihe cy'amategeko Mose na Yesu noneho turi mu gihe cy'ubuntu cya gatandatu kirasoza turinjira mu ngoma y'imyaka igihumbi izasozereza ku ngoma y'iteka ubwo millennium nico gihe cya karindwi icya mbere ubuziranenge icya kabiri umutimanama icya gatatu ubutegetsi bw'abantu icya kane amasezerano icya gatanu amategeko icya gatandatu ubu icya karindwi millennium ingoma y'imyaka igihumbi izasoza ku ngoma y'iteka aha hose rero irya Yesu ryo ntirizatsindwa ariko mu gihe gito naco Yesu agiye kuza bimere nk'igihe cya Mose nk'uko Imana yakuye Aburahamu mu miryango myinshi ikomoka kuri Tera Imana igakura abakristo mu Bayuda Imana igiye kongera kuza ize ikura itorero mu itorero biri kumvikana ikura itorero mu itorero nubango hari itorero nubango Gatolika Protestant Anglikane ADPR Adventiste iryo ntabwo ari ryo torero ayo ni amatsinda y'uturere ariko muri abo basenga Yesu Kristo bakamwemera nk'umwami n'umukiza Yesu agiye kuza kure mu itorero ntabwo abazarimbuka ari abadasenga hari n'abasenga bagasenga nabi nuvuga ngo kurya kiriya gihuri shingira mu rusengero siko cyose ari abakristo ariko Imana igiye kuza isosoremo akandi gatorero kazazamukana na Kristo amen nibo bazamarara imyaka 3 n'igice cyo gupima impano n'imyaka 3 n'igice cyo kweza umigeni noneho bimare na Yesu imyaka igihumbi mu kirere bategereje ingoma y'iteka kugira ngo twime mu isi iteka ryose iyo ni itorero ridatsindwa ariko rizayungurura nibyo bihimana yageneye isi n'ubuvango hari igihe cy'ubuziranenge igihe cy'umutimanama igihe cy'ubutegetsi bw'abantu igihe cy'amasezerano igihe cy'amategeko igihe cy'ubuntu arico turimo uyu munsi wa none niryo jambo rivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana we kwinangira umutima wawe kuko itorero rya Kristo ryo rigenzurirwa mu mutima itorero rya Mose barebaga inyubako bakareba amategeko ariko uyu munsi bagiye kugendera ku mutima noneho umuntu narizo mpamvu ijambo ry'Imana avuga ngo abakoze ibyaha batazi amategeko n'imbere ya Mose bazahanwa badahowe amategeko abakoze ibyaha baza amategeko bazacirwaho iteka ry'ayo mategeko none se abakoze ibyaha nyuma y'amategeko nabo rero hari umutima nama icyo bita conscience hakaba n'umwuka wera ibintu bitatu biyobora umuntu ni umutima nama ni ijambo ryayo n'umwuka wera uyu munsi wa none kugira ngo ukiranuke urebera ku mutima nama niba ari muzima ijambo ry'Imana uraryumvise ari ukuri umwuka wera ukaba wuzuye naho mbere ku gihe cy'itoro rya Mose na amategeko naho ku Aburahamu na amasezerano urumva rero ko buri wese azacira urubanza kurikiza igihe yararimo mutajya muravuga ngo none ngo abapfuye mu gihe cya Aburahamu ngo ko batemeye Yesu nuko atari yagahishuwe aho nta kibazo bazareba ku masezerano ahubwo bagiranye n'Imana aho sinaho isabato ituruka mu buryo abubahiriza isabato niba igihe cy'isabato cyari kigenwe ese n'ubu muri iki gihe kuva 16 nyine Imana iri gutanga amanu niho yagaragaje umuhango w'isabato ikamanura gatandatu ariko umunsi wa karindwi kuwa gatandatu gatoragura iminsi 2 niho yagaragaje isabato isabato rero ijambo ry'Imana riravuga ngo Abisirayeli bavuye mu Egiputa Imana ihagaritse iteraniro ku musozi Sinayi ibaha amategeko 10 nta bafenisiya bari barimo nta bakarudeya barimo nta bafilisitiya bari barimo nta barabu bari barimo nta bakarudeya barimo nta basiriya barimo Isirayeli gusa niyo yari igenewe ayo mategeko ntabwo rero Imana izabaza abasiriya amategeko cyangwa ibaza abakarudeya amategeko kandi itarayabahaye uyu munsi wa none uko amategeko atabashije gutsindishiriza abantu ngo bakiranuke Imana irahindura ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo ngo niba ubutambye igice cya 7:11 niba gutunganya kose kuba kwarazanye n'ubutambyi bw'abarewi uko niho abantu bahererwaga amategeko ni iki gituma kundi mutambye abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki atari uwo mu buryo bwa Aroni mukuru wa Mose
nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse n'itegeko rikwiye guhinduka, kandi itegeko ryavuyeho kubwo intege nke n'umumaro muke, si ukutagira umumaro ahubwo intege nke n'umumaro muke. Yesu aravuga ati sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Ni iki cyatumye adasohora? Ni mu ntege nke zayo. Yesu yaruta rero asohorera muri we. Uwizeye Yesu rero afite amategeko mu mutima we, nta teka azacirirwaho. Nizo mpamvu Abaroma igice cya 8 umurongo waho wa mbere aravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazongera gucirirwaho ko bafite amategeko. Ariko Abagalatiya baravuga ngo ntimutesha agaciro amategeko. Kwizera Yesu Kristo kutarahishurwa twarindwaga tubaye gutwarwa n'amategeko, ariko dutegereje kwa kwizera kwari kugiye guhishura. Ubwo nibwo amategeko yatubereye umushora wo kutugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kugaragara ntitwa tugitsindishirizwa na ya mategeko. Ahangaha rero Abagalatiya igice cya 4 umurongo waho wa 4 haravuga ngo igihe gikwiye gisohoye Imana yohereza umwana wayo noneho wabyawe n'umugore, kandi avuka mu gihe cy'amategeko kugira ngo akure mu bubata abatwarwa nayo biduhindura abana b'Imana. Abana b'Imana rero nabatakiri mu bubata bw'amategeko, si uko banza amategeko kandi amategeko ntiyavaho abanyabyaha bakiriho. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 20 avuga ngo iyo hataba itegeko sitari kumenya icyaha, nibyo niryo rikundana nyine. Ariko Timoteyo ya mbere igice cya 2 umurongo wa 8 avuga ngo tuzi ko amategeko ari meza iyo umuntu yagejeje uko bikwiriye amategeko, ariko kandi twibuke ko amategeko atashiriyeho abakiranutsi, kereka abagome, abagabo bendana, abicanyi, abasambanyi, abarozi, abanyaga abantu bakabagura, ndetse n'abarabye ibishushanyo n'ibindi bidahuje n'inyigisho nzima, bihuje n'ubutumwa bwiza nahawe. Ahangaha rero amategeko ni meza kuko abanyabyaha bakiriho, ariko umuntu uri muri Yesu ntiyongera kurebwa n'itegeko kuko yatsinze icyaha. Amen, amen. Aha rero ni ibihe 7 mwumvise ko igihe giheruka ari cya millennium, ingoma y'imyaka 1000 izasohoreza ku ngoma y'iteka. Tuzabanza kunyura mu ijuru Carrier de rencontre cyangwa escale cyangwa transit, ariko turaragwa isica. Nizo mpamvu bavuga ngo ari windi sinziza cyane twasezeraniwe n'Imana, tuyitegereze twizeye kuko data idufitiye aheza mu ijuru, tuzahurirayo bagenzi. Ni escale turi kuja mu isi nsha nyine, escale. Kuko ari igihe umuntu avuga ngo tuzaragwa isi cyangwa tubaye abayehova. Oya, isi nsha y'abayehova ntabwo ihwanye n'iyacu. Isi y'abayehova si ko ari yo guhinga bakarongora, yacu niyo kurongora, biratandukanye. Dogiteri, tugeze ku nubwo tuzakigarukaho tugiye muri eschatology, ariko twakwibaza ngo muri icyo gihe cya nyuma cya 7 mwatubwiye ko tuzabanza kujya mu kirere. Ikirere ndumva Daniel abyerekwa yavuze ko ari igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, bishatse kuvuga ko ari imyaka 7. Hanyuma muri iyo myaka 7 tukaza kuragwa, tukaza kwima ingoma y'imyaka 1000. Imyaka 1000 kumwe na Kristo mu kirere. Kumwe na Kristo, ingoma y'imyaka 1000 izabera mu kirere cyane ho tuzaba turi ku musozi wa Elayono. Ntabwo izaba mu isi, ahubwo tuzasobanura ni bande bemera umusozi wa Elayono. Ntabwo ari izabera, ahubwo Yesu ni hazatunguka agarutse, ntabwo ari hazabera ingoma. Oya, icyo tuzakigarukaho mu cyaka. Imyaka 1000 tuzimana na Yesu Kristo, ntabwo ari hazaba haheruka. Oya, nuvuga ngo tuba dutegereje kugira ngo Satani abohowe kuko azaba aboshwe, kugira ngo aho muzuko wa kabiri abanyabyaha nabo bazazuka, ariko bo bazukire gucirwaho iteka no gusuzugurwa iteka ryose. Nimamara kujugunya muri ya nyanja yakuguro n'amazuko rero izaba imaze n'imyaka 1000 ya nyamaswa na bamuhanuzi b'ibinyoma, nibwo Satani n'ingabo ze baja kujugunya muri iyo nyanja, Satani abasange bamaze kubohorwa, none ingoma y'iteka nibwo izatangira ahubwo. Yego, murakoze cyane abari badukurikiye, inshuti zacu turabashimiye. Comment zanyu tuba tuzikeneye kugira ngo tumenye mu gihe gikurikira ese turahera kuki, ese ikibazo wagize ni ikihe, kugira ngo kuri kamera azahita aheraho asubiza ku bibazo byabanje kubazwa. Imana ibaho umugisha. Turabashimiye, tubashimiye uburyo mudukurikira, tubashimiye iyamamaza butumwa
iyamamazabutumwa. Niba uhereje undi ngo yumve ubukozi igikorwa gikomeye, kuko ubukozi yamamaza cyangwa se yogezabutumwa, Imana ibaho umugisha. N'ubundi turasoje icyiciro cya mbere kandi turakomezanyije. Imana ibaho umugisha, kadushimira Imana. Pastor Mpazirego Pierre bagejeje ikiganiro kuri channel ya Gusenga Everyday. Kubakeneye kuduhamagara kubaza ibibazo 0786696620 0786696620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen.